tugusenga Yesu turagushima. Yesu abambwa ku musaraba. Abasirikare bamaze kuhamba Yesu bafata imyenda ye bayicamo imigabane ine. Umusirikare wese ajyana umugabane we. Hari n'ikanzu, ariko iyo kanzu ntigire iteranyirizo kuko yari iboshywe buzima kuva hejuru kugera hasi. Bajya inama bati, ntitwitanyure ahubwo reka tuyikorereho ubufindo tumenye uri bube nyirayo. Umururumba w'ibintu no gushaka gukira vuba bituma urukundo rukendera mu bantu. Ku rugero rw'abasirikare bambuye Yesu, benshi muri twe bashakisha uburyo bagenzi babo babambwa kugira ngo bigabanye ibyabo, buri wese abone umugabane we. Iyi ntera tugezeho nidufashe kuzirikana ko icyo twakora ngo duhoze Yesu ari ukwerekana urukundo tumufitiye, kwakira ibitubabaza kandi dufasha bagenzi bacu kwakira imibabaro bahura nayo, cyane cyane ituruka ku ngaruka z'ibyaha byacu. Dusabe. Nyagasani Yesu, wewe wabambwe ku musaraba boshye umugira nabi, turagusabye ngo utubabarire ibyaha byacu byose, uturinde kuba abanyamururumba, ahubwo udutoze kugira urukundo, cyane cyane turugaragariza abantu bose. Wowe ubaho ugateka iteka ryose. Isengesho yo kwicuza ibyaha. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibabarire baruhukire mu mahoro.